Imana cyane rero kuba Imana ikiduhaye aya mahirwe, Imana ikiduhaye akagahe ko kugira ngo twongere turebe mu byanditswe byera, kandi ibyanditswe byera bibe muri twebwe, twongere dushake icyatuma ibyanditswe byera bikomeza gushimangirwa mu mitima yacu. Reka rero ibi byanditswe byera dusabe Mwuka Wera kugira ngo abitere mu mitima yacu kandi abyandikishe inyuguti zigaragara ku buryo zitagomba gusibangana, kandi ibi byanditswe byera bizadushorere bitugeze mu bwami bwo mu ijuru. Umurongo uyu munsi wa none tugiye reka dusome Matayo igice cya 24 umurongo waho wa 25. Matayo 24 umurongo wa 25. Dore mbibabwiye bitaraba. Dore mbibabwiye bitaraba. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kuza imbere yawe tunezerwa cyane nuko Umwami Imana ukiturinze, uracyaduhaye n'umwuka wo kuvuga, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imitima yacu uyugurure, kandi iyi si umucyo wawe uyimurikire. Mwami, umucyo waje mu isi ariko abantu barutisha umwijima. Uturinde kuba abana b'umwijima, ahubwo uduhe kuba abana b'umucyo. Abana b'umucyo bita ku bimenyetso byose Yesu yasize avuze bizaranga kugaruka kwe. Turakwinyiza cyane ngo uduhe kwita ku bimenyetso bigaragarira amaso y'abantu bose. Reka ijuru ryose rero ribane natwe muri iki cyigisho, mu izina rya Yesu, amina. Icyigisho cyo muri aya masaha kiratubwira ngo ba maso. Ni icyigisho kigufi cyane kitubwira ngo ba maso. Igihe Yesu yajyanaga n'abigishwa be ku musozi, igihe Yesu yajyanaga n'abigishwa be bagiye gusenga, igihe Yesu yajyanaga n'abigishwa be kugira ngo abategure abereke urugamba barimo, igihe Yesu yarashatse yuko banamushyigikira mu rugamba yari arimo, Yesu ikintu cya mbere yarabasabye, yarababwiye ngo mube maso, musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Ariko ntabwo begeze bumvira icyo Yesu yababwiye, kandi Yesu yarabasize arababwira ati reka rero negire hirya ahangaha, reka mbe ntandukanye namwe ho gatoya, ariko abasaba yuko bagomba kuba maso. Bagombaga kuba maso mu gihe bari batandukanye na Yesu, bagombaga kuba maso mu gihe batari bari kumwe na Yesu, bagombaga kuba maso igihe Yesu yaratandukanye nabo kandi ariwe byiringiro byabo bari bafite, ariko bagombaga gutegereza bari maso kandi basenga, kuko nicyo kintu Yesu yarabasabye kandi nacyo bari bajyanye gukora. Ariko Yesu yabakuwemo ako kanya, Yesu atandukana nabo, ariko mu gutandukana Yesu atandukanye nabo, ntabwo bakomeje gukora inshingano yari yababwiye, ahubwo bahise bisinzirira. Yesu aza kongera kugaruka aho bari kugira ngo yongere abacyahe. Yesu arababwira ati ntimubanye maso n'isaha nimwe nanjye. Yesu arongera abaha undi muburo, ariko Yesu n'ubundi arongera atandukana nabo. Yesu impamvu yatandukanye nabo kwari ukugira ngo abereke yuko igihe cyose atazaba ari kumwe nabo, kandi bagomba kuba igihe cyose bagomba guhora basenga, kugira ngo bibarinde bibategurire urugamba bari barimo. Urugamba bari barimo rwari urugamba rukomeye, kandi urugamba rwo ku munsi wa nyuma, kuko wari umunsi wa nyuma Yesu yari hano mu isi. Wari umunsi wa nyuma wo Yesu yagombaga gucungura inyoko muntu, kandi wari umunsi wa nyuma, cyari ikigeragezo gikomeye kuri bo, kuko bagombaga kubaho batari kumwe na Yesu. Kandi umwigisha wabo mvajuru cyangwa se umwigisha wabo mukuru, umuntu bari bitezaho amakiriro yabo, bari bagiye gutandukana, kandi bagombaga gutandukana imitima yabo yaramaze gushyikirizwa,
yaramaze gukira Yesu. Ariko ntabwo ibi bageze babyitaho, ntabwo bageze bita ku ijambo Yesu yababwiye. Ariko kandi tubona ku musozo Yesu abakuwemo basigaranye agahinda gakomeye, basigaye bibaza uko bizagenda. Ariko Yesu yari yababwiye ikintu kizakurikiraho. Yesu yari yababwiye yuko apfuye kandi agomba kumara iminsi 3 mu mva. Ariko ibi ntabwo bageze babyizera. Kandi n'uyu munsi none Yesu yarazutse nk'uko yari yababwiye. Yesu rero yari yabasabye kuba maso. N'uyu munsi natwe ijambo ry'Imana riratubwira ngo mube maso kandi musenge, ngo kandi uko ujya munsi urushaho kutwegera. Tugomba kuba maso, tugomba kuba tugomba guhora duteranira hamwe, tugomba guhora twiga ijambo ry'Imana, tugomba guhora twiteguye ko Yesu agomba kugaruka. Yesu ajya kujya mu ijuru yasize abwiye abigishwa be yuko agiye ariko azagaruka. Ariko kandi ababwira ibimenyetso bizagaragaza yuko agiye kugaruka. Ababwira yuko bagomba gutegereza. None rero uyu munsi none ni twebwe tubwirwa yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Iyo turebye muri Matayo igice cya 24, reka duhere muri Luka mu gice cya 21, Luka. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yesu nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cya 21. Umurongo waho twari dufite insanganyamatsiko yatubwiraga ngo ikimenyetso rurangiza kizakwereka kugaruka kwa Yesu ko kuri hafi. Ikimenyetso kizakwereka rurangiza kizakwereka kugaruka kwa Yesu kuri hafi. Uyu munsi none ndagira ngo nkubwire ngo ikimenyetso Yesu yasize avuze, Yesu kurimbuka kwa Yerusalemu. Yesu yafashe kurimbuka kwa Yerusalemu abihuza no kurimbuka kw'isi. Yesu bamubajije ikimenyetso kizagaragaza kugaruka kwa Yesu uko kuzaba kumeze cyangwa se kugaruka kwe. Kandi haza bimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara. Bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona Umwana w'umuntu agiye mu bicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubura mitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Kandi abacira umugani ati, mwitegereze umutini n'ibindi biti byose. Yesu ahangaha yararimo abwira abigishwa be. Yesu ni ikiganiro yarimo aganira n'abigishwa be. Ariko iki kiganiro cyarimo kibereka, cyari ikiganiro yatangiye turajya muri Matayo igice cya 24. Yesu agisohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Abigishwa be baramusanga ngo bamwereke agisohoka mu rusengero. Urumva ko Yesu yari ari mu rusengero. Ariko kandi nk'uko tubibona ngo igihe cyose Yesu yirwaga mu rusengero, igihe cyose Yesu yabaga ari mu rusengero, ariko ngo kandi nubwo yirirwaga mu rusengero, ariko igihe cyose yajyaga ngo kurara hehe? Yajyaga kurara ku musozi. Yesu iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akajya ku musozi witwa Elayono. Abantu bose bazindukaga mu gitondo bakajya hari mu rusengero kumwumva. Ubwo ni muri Luka igice cya 21 umurongo wa 37 na 38. Yesu igihe cyose yirirwaga mu rusengero yigisha, kandi abantu bazaga kumwumva. Ariko iyo bwamaraga kugoroba, yajyaga gusabana na Data, yajyaga kwihererana n'Imana. Yavaga mu bantu mu mbaga nyamwinshi akajya kwihererana n'Imana, kubera ko yari azi neza ibanga ry'intsinzi aho riri.
yari azi neza yuko ibanga ry'intsinzi atari kuba mu kivunge igihe cyose, ahubwo hagomba no kubaho igihe cyo kwiherana n'Imana we ubwe wenyine. Kandi icyo gihe cyo kwiherana n'Imana akagira ibyo aganira na Data wo mu ijuru, nta wundi muntu umwumva, akagira ibyo yivuganira n'Imana. Ariko kandi muri uko gusabana n'Imana gushyitse niho yongererwaga imbaraga, kandi akabona n'ibyo agomba kongera kugaburira ubwoko bw'Imana, akabona n'ibyo agomba kubaha, kuko yagombaga gukura imirasire kuri Data wa twese. Biratangaje cyane yuko uyu munsi wa none abavuga yuko bategereje umukiza, abavuga yuko bamutegerezanyije amatsiko, biratangaje yuko uyu munsi wa none nta gikorwa na kimwe gishobora kuba kirimo kibahuza n'ijuru. Dushobora kuba turimo tuvuga gusa, ariko tutajya tugirana umushyikirano wimbitse n'ijuru. Nshuti yanjye, ikimenyetso Yesu yasize avuze, Yesu abereka, arababwira ati ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ariko kandi ati dore mbibabwiye bitaragera gute? Dore mbibabwiye bitaraba. Bagombaga kwizera icyo ijambo ry'Imana rivuze, bagombaga kwizera kandi bakamenya ntabwo ari bo bonyine babirwigaga, ahubwo ni byandikiwe. Ariko Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be. None uyu munsi ni twebwe turimo tubibwirwa. Uyu munsi wa none ubu bwari ubuhanuzi, ariko kandi n'ubuhanuzi bureba isi yose, kuko ubu bwari bugendereye Abisirayeli, ariko kandi hari ubuhanuzi bwari bugendereye Isirayeli, kandi Isirayeli tuvuga yuko twebwe turi abanyayisirayeli mu buryo bw'umwuka. Yerusalemu iyi ngiyi bamweretse uburyo yari yubatse neza, bamwereka iyo nyubako yayo, ariko arabwira ati ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye na rimwe rigeretse ku rindi. Ariko se Imana yacu nta kintu na kimwe Imana itakoreye umunyabyaha kugira ngo umunyabyaha abashe kubona agakiza. Shuti, ndagira ngo nkubwire ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa bazahari biherereye, baramubaza bati tubwire noneho ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni iki? Hano harimo ibintu bitatu. Icya mbere, ibyo yarababwiye ibintu bijyanye na Yerusalemu. Yerusalemu kigomba kugira, yarababwiye ibi mureba ntabwo muzongera ko ibi mureba ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi. Barangije nanone baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe, n'icy'imperuka y'isi nacyo ni ikihe? Ibintu bitatu. Ikibazo cya mbere, bashakaga kumenya igihe Yerusalemu igomba kuzasenyerwa, igihe hagomba kuzaba nta kintu na kimwe kiri aho ngaho. Bari bafite amatsiko yo kubimenya cyane, bari bafite amatsiko yo kumenya noneho n'igihe Yesu agomba kugaruka, icyo gihe ni ikihe, ndetse noneho n'imperuka y'isi igomba kuba ryari. Aha rero Yesu noneho atangiriye mu mezi y'ukuntu ibintu bizagenda. Yesu arababwira ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Icyo ni icya mbere. Yesu yabwiye intumwa ze ko zigomba kwirinda z'ubwazo, kandi uyu munsi wa none natwe turabwirwa ngo twirinde, kuko uyu munsi wa none kwirinda nicyo kintu cya mbere, kubera ko Satani, Yesu yarazi akaga ababigishwa barimo. Yesu yarazi uburyo abigishwa bagomba guhura n'ibirushya kandi bikomeye, kuko Yesu yarebaga ibiri imbere yabo, akareba urugamba barimo barwana narwo, ariko kandi akareba yuko ntacyo bitayeho. Ariko nubwo bimeze bityo, Yesu yarebaga mu mitima yabo akabona yuko bazamaramaza, niyo mpamvu yari yarabatoranije mu bandi. Uyu munsi natwe kwitwa abatoranijwe, kandi ijambo ryitwa gutoranywa ni ijambo ukwiriye kumenya impamvu twitwa abatoranijwe. Impamvu uyu munsi wa none twitwa abategereje, impamvu uyu munsi twitwa abategereje kugaruka kwa Kristo, abategereje kugaruka kwa Kristo, abadivantisi umunsi wa karindwi.
uzamenye impamvu twitwa iryo zina. Abangaba rero Yesu yari yarabatoranije kugira ngo bamamaze inkuru nziza, kugira ngo bafatanye nawe umurimo. Ariko barimo baramubaza bafite amatsiko yo kumenya ibintu Yesu ababwiye bizaba ryari. Yesu arangije arakomeza arababwira ngo kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Yongeza ahangaha rero, muri iki gihe noneho uyu munsi wa none twebwe turimo turabona ibintu bisa nk'ibi ngibi. Iyo ucanye televiziyo yawe, iyo ufunguye internet yawe, ujya kugira gutyo kumva ngo ibunaka habonetse uwitwa Yesu, ibunaka habonetse Yesu, ibunaka yabonetse. Ariko Yesu yari yababwiye ngo muramenye mwirinde, kuko mwirinde abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka. Abiyita Kristo, abavuga yuko ari Kristo bazaduka. Mbese uyu munsi none abantu bavuga yuko ari Kristo bangana iki? Mbese uyu munsi none abantu bakora umurimo uyu munsi none abantu bakora bavuga nk'aho ari Kristo bangana iki? Shuti yanjye, ndagira nkubwire ngo nta kijambo ry'Imana ritatubwiye, ahubwo dusaba Imana kugira ngo tujye mu ijambo ry'Imana nyirizina kandi turikunde. Kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Yesu arimo aratanga ibintu bigomba kugaragaza kugaruka kwe. Impuha z'intambara zigomba kubaho, kandi hirya no hino impuha z'intambara zigomba kubaho. Abantu bagomba kumva impuha z'intambara. Ariko arababwira ati nyabuneka ibyo mbibabwiye kugira ngo ndababwira ukuri yuko uyu munsi wa none ibyo muzabyumva. Ariko kandi nubwo muzabyumva, muramenye ntabwo imperuka izaba yari bwabe, ahubwo ibyo bizaba ari ibimenyetso birimo bigaragaza yuko imperuka igiye kuba. Ibyo bizaba ari ibimenyetso birimo bitegura kugira ngo abantu bitegure ko ngiye kugaruka. Noneho Yesu umurongo wa 7, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none Yesu atanze noneho izaba ari intangiriro yo kuramukwa. Ikintu cyitwa kuramukwa, iyo umugore atangiye kubona ibise, iyo umugore agiye kubya atangira noneho kwitegura umwana. Iyo ibise bitangiye, iyo igise gikubise, ntabwo umwana nyirizina aba yari bwaze, ariko aba arimo yitegura kugira ngo abone umwana. Bishobora kumara igihe runaka atarabona umwana, ariko aba yitegura neza, avuga ati umwana ari bugufi, kandi agatangira agategura ibintu, akavuga ati noneho reka njye kuko hari n'abajya kwa muganga akaba yahamara ibyumweru 2 cyangwa se akaba yiteguye neza, avuga ati ndabona umwana. Yesu rero aravuze ngo muzumva iby'impuha z'intambara. Arangira avuga ngo ishyanga rizatera n'ubundi ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho ibishyitsi ndetse n'inzara. Ariko ibyo mumenye yuko noneho bizaba ari birimo biteguza yuko agiye kugira gute, agiye kugaruka. Ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanira n'abangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Abahanuzi b'ibinyoma benshi bazaduka bayobye benshi. Abantu bazangwa bahurwa izina rya Kristo. Abantu benshi bazaduka bavuga ibinyoma. Ariko kandi Yesu yarababwiye ngo ibyo mbibabwiye bitaraba. Yari ari kumwe nabo igihe
yabibabwiraga byari bitaraba, ariko bagombaga kwitegura ko ibyo bigomba kuba. Yesu yari arimo abwira uyu munsi none, Yesu arimo aratubwira ibintu bigomba kuranga kugaruka kwe. Uyu munsi Yerusalemu ubuhanuzi bwayo bwarasohoye. Muri 70 Yerusalemu yarasenyutse, nta buye na rimwe n'uyu munsi none rigeretse ku rindi. Yerusalemu cyakora cyo uyu munsi wa none, Yerusalemu nta buye na rimwe rigeretse ku rindi, kuko n'uyu munsi none ntirubakwa. Ariko kandi Yesu yababwiraga ibyo bintu bitaraba. N'uyu munsi none Yesu arimo aratubwira yuko dukwiriye kwitegura kugaruka kwe. Yesu arimo arababwira noneho nyirizina ibintu bizaranga kugaruka kwe, ariko imperuka noneho ntarayigeraho. Arimo arababwira ibiranga kugaruka kwe. Ibiranga kurimbuka kwa Yerusalemu yabibabwiye, none ibiranga imperuka nabyo arimo arabibabwira. Hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma, abantu benshi baziyita Kristo, abantu benshi bazaza bavuga yuko ari Kristo, abantu benshi bazangwa abavuga izina rya Kristo mu mbaraga no mu kuri, ngo bazangwa n'abantu bose babahora izina rye. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo kuba dufata iya mbere tukavuga izina ry'Imana, ube witeguye urugamba urimo urwana, kuko usaba Imana kugira ngo ikwejeshe amaraso yayo, usaba Imana kugira ngo imbaraga y'ijuru igukomeze. Nanjye saba Imana kugira ngo imbaraga y'ijuru imbeho cyane, kugira ngo mbashe guhamya kandi mpamye by'ukuri, kandi mbashe kugoma muri ubu buntu, kuko Satani igihe cyose ahora ari umugenza ahora ari umugenza w'usenya ubwami bwe. Uyu munsi Satani abantu abanyabinyoma ntacyo bamutwaye, kubera ko bari gukorera mu butware bwe. Ariko wowe uvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima wawe, kandi uvuga ukuri nk'uko kuri, ukuri kwa Bibiliya, ukuri kutavangiye. Ariko abahanuzi b'ibinyoma benshi bazagira gute? Bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi rukonje. Uyu munsi none ndagira ngo nkubwire urukundo. Ubundi umuntu ugira urukundo ni umuntu wakiriye imico ya Yesu, kuko Yesu niwe rukundo. Abantu rero bari barakiriye Kristo, nabo urukundo rwabo ruzahenebera. Abantu urukundo rwabo ruzavaho. Abantu bose bavuga yuko bategerejwe kugaruka kwa Kristo nabo urukundo rwabo ruzagira gute? Ruzakonja. Kandi ngo uko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzagira gute? Ubugome buzagwira. Ndagira ngo ngo uyu munsi wa none ikintu cyitwa ubugome, yongeze kuri iri somo, ndareba nkibaza, yaba umwana, yaba umukuru, yaba umuto, abantu uyu munsi abantu bafite ubugome, usibye kuba warahuye na Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none uzabona abantu banakina n'abafilimi. Uyu munsi wa none barimo barakina mu bijyanye n'ubugome. Nicyo kintu baro batoza isi. Umwana uyu munsi wa none aragenda agakinira kuri mugenzi we, agakora ibyo yakuye muri filimi, ugasanga aramukomerekeje. Uyu munsi wa none abantu benshi bariho baratozwa na Satani kugira ngo bagire imico y'ubugome. Ariko ndagira nkubwire ngo wowe watorejwe ku birenge bya Kristo, ndagusabira ngo urukundo rwa Kristo rukomeze rube muri wowe, urukundo rwa Kristo rukomeze kuba muri nge, kandi nkomeze kuba maso, nsenge ntegereje kugaruka kwa Kristo. Uyu munsi abategereza kugaruka kwa Kristo dukwiriye gutebutsa uyu munsi, tugatebutsa kugaruka kwa Kristo kuko kutagitinze. Ikimenyetso noneho rurangiza Yesu yasize avuze ni ikihe? Umurongo wa 14 niwo Yesu ngira ngo utindeho. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Iki nicyo kimenyetso rukumbi rurangiza Yesu yasize abwiye abantu. Iki nicyo kimenyetso Yesu yasize avuze yuko ubu
butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kize. Ndagira nkubwire ngo ubu butumwa bwiza ni ubutumwa bwiza bw'imbabazi, ni ubutumwa bwiza bw'ibyiringiro, ni ubutumwa bwiza buburira umunyabyaha kureka ibyaha bye, ni ubutumwa bwiza buburira bufitanye isano n'ubutumwa bw'abamarayika batatu, kuko ubutumwa bw'abamarayika batatu nibwo butumwa bwiza bukwiriye kubwirizwa isi yose, kandi ubutumwa bwiza burabwirizwa mu mahanga yose, mu ndimi zose, ndetse no mu bihugu byose uko biri. Ubutumwa bwiza buragerayo, kandi ubutumwa bwiza bubwira umunyabyaha kureka ibyaha bye ni ubutumwa bwiza buriho bubwirizwa isi yose. Ni ubutumwa bw'ibyiringiro n'imbabazi, kandi ni ubutumwa burimo bubwira abantu ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Ni ubutumwa burimo bugarura abantu ku rufatiro rw'ukuri, rukabereka yuko bakwiriye kuramya iyaremye isi n'ijuru. Ubu butumwa bwiza nibumara kubwirizwa amahanga yose, ubu butumwa bwiza nibumara guhetura isi, nibwo Kristo azagaruka. Uyu munsi wa none impamvu Kristo ataragaruka nuko hari umuntu utarumva ubu butumwa. Ntabwo ari uko bose bazabwumva ngo bahindure, ahubwo buri wese azabwumva. Uwemera azakizwa, ariko utabwemera azacirwaho iteka. Ndagira nkubwire ngo ubutumwa bwiza burabwirizwa amahanga yose, kandi amahanga yose ikizavamo nuko uyu munsi wa none abantu bazasindishwa n'ubu butumwa, kandi bazarakarira ubu butumwa kuko buzaba bunyuranyije n'ubushake bwabo, kuko Satani ntabwo akunda ubutumwa bwiza. Ariko noneho uyu munsi wa none Satani azahagurutsa ingabo ze kugira ngo zirwanye ubu butumwa, ariko kandi ubutumwa ntabwo buzabura kugera ku ntego, kandi ubutumwa abantu bose bagomba kubumenya. N'impamvu abantu bazaburwanya nuko bazaba bashaka gucecekesha ijwi rya Mwuka Muziranenge rirarikira imitima yabo, nk'uko uyu munsi wa none Herode yishe Yohana Umubatiza, kugira ngo Yohana Umubatiza ngo yahoraga avuga icyaha cya Herode, akabwira Herodiya akamubwira icyaha cye. Rero ngo Herode kugira ngo yice Yohana kwari kugira ngo uyu munsi wa none acecekeshe atazongera kumva ijwi riri mu cyaha. Ngo kandi ngo igihe Herode ngo Yohana niwe muntu wari waramutumweho, Yohana ngo niwe yahoraga yumva ibya Yohana bikamukoraho, ariko ngo yashatse gucecekesha ijwi rya Mwuka Muziranenge ryamurarikiraga. Herode rero Herode yiciriyeho iteka by'iteka ryose, kubera ko ubutumwa bwamugenewe yaraburwanije. Bityo uyu munsi wa none n'abantu nabo bazumva ubutumwa bwiza, aho kugira ngo bihane, ubugome buzagwira muri bo buzamuke, bityo barwanye ubutumwa batumweho. Ndagira nkubwire ngo uyu munsi wa none abantu bameze nka Yezebeli bazahagurukira kurwanya ubutumwa bwiza, ariko icyo nicyo gihe kizaba kigeze, kuko Imana ishimwe ko abantu bazaba bamaze kumva ubutumwa bwiza, ariko ingaruka izavamo niyo kuburwanya. Ariko bazaburwanya kuko bwumvikanye, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Wowe icyo usabwa ni ukugira ngo ubibe ubutumwa bwiza, ni ukugira ngo ubibe ubutumwa bw'abamarayika batatu. Kandi ubutumwa bw'abamarayika batatu ni ukuvuga ngo marayika wa mbere arimo arabwira abantu kongera kuramya Imana, marayika wa kabiri arabwira abantu noneho babandi banze kuramya Imana, ko bagomba kugaruka ku rufatiro, rwo kuramya Imana. Kandi kuramya Imana ntabwo ushobora kuramya Imana uwica isabato, ntabwo bishoboka. Uyu munsi wa none abantu babwirwa isabato bakayirengagiza, bazashaka uburyo bwose bacecekesha abantu bavuga iby'isabato, kuko uyu munsi wa none isabato irabarega, kuko nabo muri Bibiliya zabo bafite isabato irabarega. Ni nayo mpamvu bashaka no kuyicecekesha. Satani yaraje nawe ashinga ubwami bwe, kandi bugomba kubwiriza ibinyoma. Abanyabinyoma bazagwira, ubugome buzagwira. Ubugome buriho uyu munsi wa none buteye ubwoba. Imyigaragambyo hirya no hino mu bihugu hafi ya byose, urakumva mu myigaragambyo, intambara hirya no hino. Ndeba nahatuzengurutse, urebe ibyo bintu biri gukorerwa aho ngaho, ibyo byose urebe uyu munsi wa none
amaraso ameneka y'abana b'Imana ameneka uyu munsi wa none. Ndagira ngo nkubwire, amaraso amenekera uyu munsi wa none mu ntambara. Ntabwo abantu bitaye ku maraso ari kumeneka, ahubwo Satani ngo ibyo biramushimisha cyane kubera ko abantu benshi bapfa batihanye. Ariko nshuti yanjye, uyu munsi ngo ninumva ijwi ryayo sininangire umutima. Uyu munsi ubutumwa burimo buvugwa ni ubutumwa butubwira ngo ba maso, kandi uyu munsi wa none kuba maso harimo kwihana. Abakobwa 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Kandi abanyabwenge nuko babaye maso bagategereza umukwe igihe azira, kandi bagategura n'ibyangombwa. Umukwe yatinda, umukwe yabanguka, icyo bari bazi cyo nuko bari bategereje umukwe kandi bagombaga kwitegura. Uyu munsi wa none nawe gira imyiteguro, witegure gusanganira Kristo. Igihe cyose azazira azasanga uri mu mugabane w'abaneshi. Ubutumwa bwiza rero bugomba kubwirizwa isi yose, kandi ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa mu ndimi zose. Ubutumwa bwiza nta hantu hamwe bugomba gusimbuka. Uyu munsi wa none hari abantu bataramenya ubutumwa bwiza, hari abantu bataramenya isabato ivugwa na Bibiliya ariyo, hari abantu bakizera neza yuko icyumweru ariyo sabato y'Uwiteka. Abo ngabo Imana ibareba nkaho rwose bazi ko ariyo sabato, nta rubanza n'umwe bafitanye n'Imana. Niyasinziriye akaba asinziriye ko yarakiranutse mu byo agomba gukiranuka, wabikiwe ikamba ry'ubugingo. Ariko niba waramaze kumenya isabato, ukamenya isabato ariyo, ukayisobanukirwa neza mu bwenge bwawe, ukayimenya, ukayirengagiza, nta kindi kintu gisigaye usibye gucirwaho iteka, usibye ko wategura ibitero byose kugira ngo ucecekeshe iryo jwi rya Mwuka Muziranenge buri kuburira. Ariko ndagira nkubwire ngo uko byagenda kose bizasoza habayeho kurimbuka. Ubugingo bwanjye buri mu kaga niba nabyirengagije. Umucyo wose waratanzwe, ahubwo ndasabwa kuwakira. Akira umucyo kandi uve mu mucyo, kandi uve mu mwijima wakira umucyo. Kandi umucyo nta wundi nuwo kwakira ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ribumburiwe isi yose. Shuti, Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka akwereke yuko muri iyi minsi ikimenyetso Yesu yasize avuze ni cyuko ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa amahanga yose. Ubutumwa bwiza buzabwirwa abantu bose, kandi Yesu yaravuze ngo dore mbibabwiye bitaraba. Mbese uyu munsi wa none witeguye kwakira inkuru nziza ya Yesu? Mbese uyu munsi wa none niteguye kwakira inkuru nziza ya Yesu? Shuti, haranira kuba mu mugabane w'abatahajuru. Nicyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amina. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nta mugabane n'umwe wo muri Bibiliya ukwiye kwirengagizwa. Mwami Imana, abantu bamwe bafata umugabane runaka, bimwe bakabyemera ibindi bakabihakana. Ariko ibintu byose byanditswe muri Bibiliya ni twebwe byandikiwe. Uduhe rero Mwami Imana imbaraga ya Mwuka Muziranenge kugira ngo itubashishe kubyakira mu bwenge bwacu, kuko ubwenge bwacu ni ubwenge bwaguye ikinya Satani yabugushije ikinya. Ariko iyo butuwemo n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge, ubu bwenge buzima, ubwenge bukunda ibyawe. Reka rero Mwami Imana isi yose iturize imbere yawe, kandi abantu bakira ukuri kwawe bihute cyane bakwakire, kandi ukuri bagomba kukwakira kandi kukabahindura. Reka rero uguhinduka bibe muri twebwe ndetse n'abera bose kuri uyu munsi w'isabato. Nsabiye abantu bose kugira ngo umucyo w'isabato ukomeze kubamurikira, baba ari abawakiriye Mwami Imana, baba n'abatarawugeraho. Ndasabye cyane ugutegure, wateguye uburyo bwose bwo kugira ngo umunyabyaha akizwe. N'uyu munsi wa none uracyabutegura, uracyakoresha inzira yose kugira ngo umunyabyaha abashe kubona agakiza. Mu banyabyaha rero ni njye w'imbere. Rero agakiza karatanzwe, umpe kukakira. Nibyo nsabira n'abandi bose kugira ngo ubuntu bw'Imana yacu bubane n'imitima yacu, kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amina.